none guzuza nk'ibisanzwe. Yeah, it's pleasure to be with you rwose, ni by'agaciro kubana namwe. Rwose ni ukwishima gusa kuko iyo turi kumwe namwe biba ari iby'umumaro. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu 10 ubushakashatsi bwagaragaje bigaragaza yuko uri mu nzira njyabukire. Rwose ibi bintu nawe nidukomeza ino video kandi uyisoza umenye yuko uri mu nzira njyabukire niba uri kumwe n'izi ngeso 10. Yes, ni ibintu 10 rero bikugaragariza yuko uzakira rwose ntakabuza kandi mu nzira nyine y'iterambere uzagera kure urwego rwo hejuru. Reka turebere ibyo bintu 10. Yes, turatangira dusoma rero ya muri bizi ino document ibiri mu cyongereza ngenda isoma hanyuma rero nkanayisemura mu kinyarwanda. 10 research backed and observation based sign that someone is likely to be rich, financially successful based on psychology, habits, mindset and the real world patterns. Anga rero ni ubushakashatsi bwagaragaje ibintu 10. Ibintu 10 rwose bigaragaza ko umuntu agiye kuba umukire, umuntu rwose ufite amahirwe menshi cyane yo kuba azaba umukire mu gihe yubahirije nyine izi ngeso tugiye kureba zigera mu 10. Yes, rero bashingiye ku byitwa psychology byaye niga muntu, habit zangeso za buri munsi umuntu akora, mindset ndetse n'imyumvire and real world balance ndetse nibyigaragaza ku isi. Mbese urabona hari ibintu muri buri buzima abantu babasanzwe bazi niba ukoze cyane uzagafata. Yes, hari ibyo rero no kwisi abantu bahuriraho. Yes, ugasanga abantu nyine benshi babihurizaho cyane iyo babikora ugasanga bateye imbere. Reka turebe rero n'ikihe kintu cya mbere rwose mwibutsa ukore subscribe rwose niba wumva ushaka ko uzajya ubona video zacu everyday umunsi ku wundi rwose kuko izi video ni video nziza cyane zakugisha byinshi. Reka tutangire ikintu cya mbere rero. Ikintu cya mbere ni ikihe? Barakubwira bati uyu muntu uzatera imbere ng'ibintu bimuranga. Ikintu cya mbere barakubwira bati instead of watching gossip or endless scrolling, you choose to learn new skills. Read, explore how money works. Angara hari kitwa gushaka ubumenyi. Yes, anga barakubwira bati aho kugira ngo ukomeze urebe mazimwe tibyavuzwe ibintu bitagufitiye umumaro cyangwa se ugasanga uri guscrollinga kwa kundi scrolling urebe ibintu bitagufitiye umumaro. Ubundi niba uri scrolling uvuga uti ndi kureba iki? Ese niba ndi kureba ino video iranshimishije, hari icyo imaye? Si ibyo gushaka kuba video ushobora kuyirebeka ku ibyishimo. Ese niba ndebye ino video hari ubumenyi imaye? Yes, ibyo byose rero barakubwira bati umuntu uzakira areba mufite umumaro yiyungura ubumenyi bushya. Yes, barakubwira ati learn new skills, yiyungura ubumenyi bushya, agasoma ibitabo, read and explore how money works ndetse akamenya ukuntu amafaranga akora. Barakubwira bati wealthy people invest in their mind, poor invest in escape. Anga rero barakubwira bati anga abantu b'abakire, umuntu uzava mu mukire rwose ashora mu mutwe, umutwe wakuzamo ubumenyi. Urumva ubumenyi nibwo bwatangira byose. Ufite miliyoni 100 rwose nta bumenyi ufite bwo kuzikoresha, undi nawe afite miliyoni 100 ariko afite ubumenyi miliyoni 100 akazibura. Wawundi ufite ubumenyi yakongera akazibona, ariko wawundi afite ubumenyi miliyoni 100 azibuze n'ubundi urumva byazamugora kongera kuzibona. Niyo mpamvu rero ukwiye kurunda ubumenyi. Uyu muntu rero rwose abari mu nzira njyabukire. Niba nawe rwose ujya ufata kanya ukiga ubumenyi bushya, ni gute amafaranga akoreshwa, ni gute bizigama, ibintu nk'ibyo, ni gute ugasoma ibitabo by'abahanga bagiye bavuga bateye imbere bagenda bavuga anga umenye kuri mu nzira njyabukire. Ikindi kintu rero ni ikihe? Yes, ikindi kintu ni ikintu cyiza cyane. You ask how will this help me in 5 years? Ugira amatsiko yo kubaza. Yes, uyu muntu rero agira amatsiko yo kubaza. Umuntu rero bigaragaza yuko ari mu nzira njyabukire agira amatsiko yo kubaza, akavuga ati ese ibindi gukora bizamfasha ryari cyangwa se bizafasha iki muri mu myaka 5 iri imbere. Yes, anga rero bituma ugenda utegura. Niba ufite plan, hano barabitubwira ati planning, passion, ukihangana kuko my dear friend, niba ugiye gukora umushinga wenda wo gutera ibiti by'avoka n'urugero rufasha, ntabwo uzavuga uti ndabiteye ejo bizaba byajeho imbuto. Oya, bisaba yuko wihangana. Rero barakubwira ati patient. Yes, uyu muntu yaravuga ati mu myaka 5 bizaba bimeze ukunguko, hanyuma rero akagira ikindi kintu cyo kwihangana hanyuma rero akaza planning, gutegura. N'ikiri gutegura, ese uwagutungura yasanga ufite
goals, yasanga ufite inzozi, yasanga hari intego ushaka kugeraho. Yes, ngaba abantu rero rwose baba ari abanyamahirwe bahita baba abakire. Yes, reka turebe ikindi kintu rero barakubwira bati you don't complain, ntabwo witonganya uvuga uti ibi ntabwo uri kugenda neza. Bibaho rero yuko ushobora guhura n'ibibazo ariko uburyo ubikemuramo nibwo bugena niba uzaba umukire cyangwa uri mu nzira njyabukire. Yes, barakubwira bati you create solutions, aho kugira ngo complaining uvuga uti ibintu bimeze nabi, oya, ahubwo uvuga uti reka nicare nshake igisubizo kuri iki kibazo. Barakubwira ati every millionaire solved a problem people were willing to pay for. Yes, ahangaha rero abantu bakize bagendaga bakemura ibibazo. Yes, ibibazo rwose bakavuga ati reka dukemure iki kibazo aho kugira ngo agihunge, aho kugira ngo ahunge icyo kibazo rwose. Aba bantu bo baricaraga bagakemura icyo kibazo. Niba n'ikibazo rero ushaka ukuntu ugikemura, yaba mu rugero rw'iterambere, niba uri kubura amafaranga n'iki ngomba gukora, icare utekereze ukemure icyo kibazo. Uyu muntu rero ukora uburyo abari mu nzira njyabukire. Yes, ikindi kintu rero ni iki, barakubwira bati you are not afraid of failing, ntabwo ufite ubwoba bwo gutsindwa. Umuntu rero rwose uzatera imbere cyangwa se mu nzira njyabukire ubona ko azakira, ntabwo ajya agira ubwoba bwo kuba yatsindwa. Abanyivuga gutsindwa ko ari ukwiga, ntabwo gutsindwa ari ukujya hasi ngo wumve ko ibintu birangiye. Yes, ino point irakomeye cyane my dear friend. Bavuga ati you'd rather try and learn than stay safe and stuck. Yes, uyu nguyu rero aragerageza akavuga ati reka ngerageze aho kugira ngo ngende nicare. Yes, nicare simure na risk. Uyu muntu afata risk, aravuga bati ngiyewe reka nshore nintsindwa nziga, ariko ninatsindwa nzakomeza. Ntabwo rero agira ubwoba bwo gutsindwa, ahubwo agira ubwoba bwo guhora hari. Yes, aravuga ati aho kugira ngo mporamo aho ndi nzicuze ngo kuki nagerageje, reka ngerageze. Nawe rero niba ufata risk umenye yuko rwose uri mu nzira njyabukire. Barakubwira bati no risk no reward, nudafata risk nuzategeza n'igihembo. Calculated risk takers are future millionaires. Rero hangaha abantu benshi bakunze gufata risk, ni ikigaragaza yuko ari abantu nyine bafite ejo hazaza heza. Reka turebe rero ikindi kintu. Barakubwira ati you understand saving, investing, inflation, assets, versus liabilities etc. Anga rero ngo wumva icyitwa gusevinga, ubuze agaciro ko gusevinga, ko kwinvestinga, kwizigama, gushora imari, ukamenya n'ukuntu amafaranga agenda ahindagurika mu biciro kizwi nka inflation. Hanyuma ukamenya n'ikindi kintu cyitwa assets versus liabilities. Yes, anga ukamenya uburyo umanaging imitungo yawe, yawe mu bijyanye n'imyenda, ukamenya uti niba mfashe umwenda ndawumanaginga gute. Yes, ibi rero biragufasha cyane. Barakubwira ati money flows those who respect and understand it. Angana ngo amafaranga akurikira umuntu yubaha kandi akanayumva. Yes, bese niba wumva uburyo ki ugomba kuyizigama, uburyo uyamanagingamo. Yes, financial management, uburyo managinga amafaranga yawe. Ibi rero bizagufasha cyane, uzamenya yuko umenye yuko uri mu nzira njyabukire. Ikindi kintu rero ni ikihe, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Barakubwira ati you drive a cheap car, wear simple clothes and don't need to look rich. Barakubwira ati nundi ntabwo ukeneye kwigaragaza, rwose ngo uvuge uti ndigaragaza uko nguko, oya. Barakubwira ati iyo rwose nta bushobozi ufite, witwara imodoka yawe isanzwe, ukambara imyambaro isanzwe, ntabwo ukeneye kugaragara nk'umukire kandi utariwe, ahubwo we ukeneye gukomeza iterambere ryawe. Icyitwa kwigaragaza uko utari rero ibi iyo utabikora umenye ko uri mu nzira njyabukire. Yes, barakubwira ati future rich people are more about having money than showing money. Rero ahangaha abakiri umuntu uzabaho neza, wewe abari gushakisha uburyo yagira amafaranga kuruta uko agaragaza ko afite amafaranga. Hari kugaragaza ko ufite amafaranga, hari no gushaka kugira amafaranga. Umuntu rero ushaka kugira amafaranga uri gukora apana byo ngo ngiye kwigaragaza, no, kwigaragaza uguta umwanya wawe, nta muntu kwitayeho, ahubwo niba uri kureba hazaza bati ndashaka kugira amafaranga, ngo umenye kuri mu nzira njyabukire. Yes, ikindi kintu rero ni ikihe ngiki, ikindi kintu cy'ingenzi cyane my dear friend, ubundi bumenyi bw'ingenzi uba ufite: writing, speaking, marketing, tech, networking. Umenye ubijyanye no kwandika, kuvuga, kwamamaza mu ikoranabuhanga ndetse no kugirana
connection n'abandi bantu, my dear friend, ngo uyu muntu aba ari mu nzira njyabukire. Rero nawe niba ugera connection n'abandi bantu menye kuri mu nzira njyabukire. You are stacking skill like a weapon. Ahangaha rero ushakisha ubumenyi, ushakisha ubumenyi mbese my dear friend nk'intwari izagufasha ahazaza. Yes, ahangaha rero bizagufasha cyane. Yes, skills are the new currency. The more you have, the more money follows. Umenye ngo bumeze nk'ifaranga rishya, mbese uko ubugira cyane ni nako amafaranga agukurikira cyane. Yes, rero niba nawe rwose ushaka ubumenyi umunsi ku wundi, vuti bamamaza gute, ese muri technology yamfasha iki muri business zanjye, ese kugirana umubano cyangwa imikoranire n'abandi bantu byamfasha iki, ibi rero bizagufasha cyane by default bitume utera imbere. Yes, ikindi kintu rero ni iki, you never say my family or my government or my boss, you say I will figure it out. Mbese ntabwo ujya uvuga ngo nkeneye ubufasha hehehe, oya uravuga uti njyewe nzabyikemura. The rich blame no one, kandi abakire nta n'umwe bashinja, nta n'umwe bacira urubanza, oya ahubwo they breed anyway. Bariyubaka akavuga ati jyewe ngomba kubaka inzira yanjye, ntabwo ajya avuga ngo ni kanaka, oya ahubwo we yubaka inzira akavuga ati I need to go, ndashaka kugana ahangaha. Yes, ikindi kintu rero ni iki kikugaragaza ko rwose uri mu nzira njyabukire. Your circle talks about business, vision, plans, no drama or other people. Wowe nufata umwanya wo kuvuga ngo abandi kanaka ngiki, oya ahubwo uyu muntu uzatera imbere cyangwa se mu nzira njyabukire we mu mutwe we haba hari mu business icyerekezo, plan, avuga ati nzagera ndashaka kugera aha, ibiki n'ibiki ategura ibintu ugasanga muri we nyine ni business gusa ziba zimwibereyemo. Rero nawe niba ubikora ibintu umenye yuko uri mu nzira njyabukire. Baravuga ati if your friends don't inspire you, they slow you. Anga rero niba inshuti zawe zitagushishikariza gutera imbere, anga barakubwira bati zizagira iki, zizagabanya umuvuduko, zakugabanyiriza umuvuduko wo gutera imbere. Anga rero wowe ntabwo wita ku bandi bantu bitekerezo bakubwira bati ntiwabishobora, no ahubwo wowe komeza urugendo rwawe, wita ndashaka kuba nde. Yes, ikindi kintu rero ni iki, you see wealth as your future. Ubona ubukire nk'aho ari ejo hawe hazaza, no maybe, no dream but a mission. Ntabwo uvuga ngo birashoboka, we yahubwo uvuga ati ni misiyo yanjye. Uvuga uti misiyo yanjye ni ugukira, n'ibyo bintu by'ubitekerezo ati misiyo yanjye ni ugukira. Nanga nishaka ndekere umenye ko uri mu nzira njyabukire. Niba ufite iyo mindset, iyo myumvire ati misiyo yanjye ni ugukira, my dear friend, umenye yuko ufite rwose ejo heza. Decision comes first, imyanzuro iza mbere, money flows, amafaranga gukurikira. Wowe ni muri wariyemeje ati ngiye ngomba gukira, nizere ko hano usubijwe rwose. Niba wiyemeje ngomba gukira cyangwa bikunda, ukabyuka ukabikorera, umenye yuko rwose mu njyabukire. Barabona ko iyo mindset yawe rero yo gukira igomba kukuza mu mutwe. Yes, reka dusoze rero bakubwira ati being rich isn't about luck, it's about habits, mindset and actions. Kuba umukire ntabwo ari amahirwe, ahubwo n'izangizo za buri munsi nziza ukora, ya myumvire ndetse n'ibikorwa. Yes, if 5 or more these signs describe you, you are not just dreaming about wealth. Ahangaha rero you are on the path. Yes, ahangaha barakubwira bati niba rwose bimwe mu bimenyetso tumaze kubona, my dear friend, mu bimenyetso tumaze kubona, niba usanze mufitemo nka 5, umenye yuko gutari kurota kuba umukire, aho uri kurema inzira, uri guharura, uri gukurema inzira y'ubukire, umenye yuko rwose kuba umukire biri kukuzira. Ndabashimiye cyane rero, yari Mr. Tour kuri True Narrative Pod. Niba rwabigeze kuri channel, uko kuri subscribe, birabenga yakomeye. Hasta la vista.